ese kuba uri umukristo ugasenga kandi ukaba wizera Imana birahagije kugira ngo business yawe idahomba? Umva kino kibazo, ese kuba uri umukristo kandi ukaba usenga Imana ukaba unizera Imana rwose, ibyo bintu birahagije ku buryo ushobora gukora business ntuhombe? Icya kabiri, ni iki gituma umuntu abona amafaranga menshi mu bucuruzi ariko akayabura mu mwanya muto? Ibi bintu, iki ni ikibazo kimwe kijyanisha ku bintu bimwe, biganisha ku kintu kivuga ngo ese nawe wahomba kandi uri umukristo? Kubera iki Imana ishobora kwemera ko byabaho? Wahomba? Abantu bamaze iminsi bari kumbwira ngo tubwire ibyo bintu, nigeze kubivugaho, nigeze kubyigishaho, ariko nyuma abantu baza kubinsaba ngo nzabashe kubibasobanurira, kubera ko abakristo benshi bari kwinjira muri business ariko mu gihe gitoya ukabasanga bahombye, ugasanga batashye, ugasanga rwose baklozinze imiryango kandi aribo batakagombye guhomba. Mu by'ukuri uri umukristo, si wowe wakagombye guhomba, hakagombye guhomba abandi, ariko nabo ntibahomba mu gihe bakurikije aya mahame. Ariko wowe mukristo ni wowe ngiye kwibandaho. Kuba uri umukristo ntaho uhuriye n'abapagani, ariko wajya gucuruza, wajya gukora business ugasanga urahombye. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku bintu birindwi, byibuza ibintu birindwi byatuma ucuruza ugahomba kandi uri umukristo. Ibintu birindwi, kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, birindwi, byatuma ucuruza ugahomba rwose kandi uri umukristo. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho mu kiganiro Menya Nibi. Iki kiganiro Menya Nibi ni ukuvuga ngo si wowe wakagombye kuyoberwa ibi ngibi, bimenye kugira ngo bigufashe mu buzima. Ni Apotre Emmanuel rero, tugiye kuganira kuri ibi bintu birindwi n'ibibuza byatuma ucuruza noneho wowe ukisanga wahombye kandi uri umukristo. Turi hano kugira ngo ibyo tuzi tubibabwire, tubibaganirize, mw'abakristo mwe guhomba, kandi abataramenya Imana bo bari gucuruza bakunguka, cyane ko burya iyo imvura iguye igwira ababi n'abeza. None ababi bari kunguka, ariko wowe mwiza muri sosiyete, wowe abantu bakaprofitiyeho, wowe abantu wakabafashije, wagasuye abarwayi, mbese ugafasha imfubyi, abapfakazi, wakabafashije, ariko se urabigenza ute? Wacuruzaga none urahombye. Reka rero nkubwire ibintu birindwi byatuma ucuruza ugahomba kandi uri umukristo, ubyirinde rwose. Kurikira rero iyi podcast yaje kubera wowe, kugira ngo nibi nabyo ubimenye. Nibyo koko turabwiriza, tugasoma ijambo ry'Imana, tukarisobanura rwose, Umwuka Wera akadufasha, akanaduherekeza mu buzima bwa buri munsi, akabasha kugira ngo tubashe kumva neza ibintu Imana yaremye. Ibi rero nabyo urabikeneye mu kiganiro Menya Nibi, mu kiganiro rwose tuzajya tubagezaho ibintu nawe wakagombye kuba uzi, kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Nimukurikirane rero iyi podcast ni yawe. Ibintu birindwi byatuma ucuruza ugahomba kandi wowe uri umukristo bitakagombye kukubaho. Yesu ashimwe cyane. Reka rero duhere ku cyambere. Icyambere, kurikira. Ubwashize narabivuze, ariko hari abantu bambwiye ngo nimbisubiremo mbibabwire. Rero niba waracikanywe, kurikira iyi podcast kugira ngo ubashe kumenya ibintu birindwi byatuma ucuruza ugahomba rwose kandi uri umukristo. Icyambere, kutagira gahunda. Niba uzi ko nta gahunda ufite mu buzima bwawe, uri umukristo, ntugire ngo ibyo ngibyo nubikora uzunguka. Ni gute umuntu ashobora kuba adafite gahunda muri business ye? Kutabanza kumenya icyo ugiye gucuruza. Mu kutagira gahunda, igihe utabashije kubanza ngo umenye ikintu ugiye gucuruza, icyo gihe rwose make sure that ugomba kuzabikora, ariko
ntibitange umusaruro, ukaba wahomba rwose. Kutagira gahunda, ntumenye icyo ugiye kugurisha cyangwa ugiye gucuruza. Ikindi cyatuma mu kutagira gahunda ni ukutamenya abakiriya n'isoko. Mu kwa kutagira gahunda wabitekerejeho gutyo gusa, urashaka gucuruza gutyo gusa, uratekereza ariko ntiwabanza ngo wige abakiriya. Ese abakiriya b'ibintu ugiye gukora ni bande? Ni bande bakeneye ibintu wowe wumva ushaka gukora? Ese urabishyira he? Isoko ni irihe? Uraza kubishyira hehe ibyo bintu ugiye gukora? Banza wiga isoko, étude du marché. Menya ngo marché yawe niyi. None se ni urugero, urashaka gukora salon de coiffure, ariko urayifashe uyijyanye ahantu mu Gahegeni, uyijyanye ahantu mu Rutoki, ahantu rwose hadatambuka n'abantu wenda 5 ku munsi. Uribwira ko iyo business yawe ngo nuko wahumekewe, ngo nuko hari umuntu wayiguhanuriye, ngo nuko hari umuntu wayikubwiye, ukifata ugashyira saro ahantu ngaho ngaho. Uribwira yuko wabona abakiriya? Ntuzahomba mu gihe gitoya. Étude du marché. Menya ngo iyo saro uyishyize ahantu byibuze hari muvoma y'abantu, kandi iyo service bayikeneye. Nuyicuruza rero uzunguka, oriye yo gucuruza ohoma. Ikindi mu kutagira gahunda, kutabara igishoro. Nta gahunda ibirimo. Niba utabanje ngo bari igishoro uko kiri buze kuba kingana kuri ya saro yawe, cyangwa se uko kiri buze kuba kingana kuri gahunda uhisemo gucuruza, cyangwa se ngo ubare expenses zizagenda kuri iyo business yawe ni izihe, ukazibara zose. Uzagira abakozi bangaho, expenses zose zatuma ubona inyungu, ugomba kubibara. Niba utabibaze nta gahunda ufite. Tujye kubivuga, turabinyuraho muri make twihuta. Icyo ni icyambere, kutagira gahunda. Luka 14 umurongo wa 28. Ni reka tuhasome. Luka 14 umurongo wa 28. Haranditse ngo, ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende, utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka, ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza rwose. Izikwiriye kuyuzuza. Akabazo: ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende, utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka, ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza? Iri ni ijambo ry'Imana. Luka 14 umurongo 24 na 28 plutôt. Ninde muri mwe washaka kubaka inzu y'amatafari kandi ari ndende, utabasha ngo yicare abanza akore devis, abanza akore devis, avuga ati iyi nzu izajyaho amabuye aya ngaya, izajyaho umucanga uyu n'uyu, sima nizi nizi, interior design ibi nishyiramo imiryango iyi n'iyi, byibuze imiryango 10 niyo ishobora kubasha gukavaringa hano hantu. Ese mu miryango 10 hazavamo angahe? Ngewe se nzashora angahe? Expenses zizaba zingana iki? Abakozi bazabikoraho? Ibyo ngibyo ngo umubare neza neza, numara kubara ubone kuvuga ngo ngiye gutangira kubaka yanzu. Niba rero udashobora kubanza kugira gahunda muri wowe ngo uhere kuri ibi bintu, menya neza ko niyo waba warabyumvise babiguhanuriye, cyangwa ukavuga ngo n'umwuka wera, cyangwa ukavuga ngo urizera, ibyo bintu nutabikurikiza, nutamenya nibi bintu ko bishoboka, nutamenya ko nibi bintu ari ingenzi, nta kabuza uzahomba rwose kandi wubaha Imana. Cyo ni icyambere, kutagira gahunda. Twagiye tujye ku cya kabiri. Icya kabiri rero muri bintu 7 bituma ushobora gucuruza ugahomba rwose kandi uri umukristo, ni ukutamenya inyungu nyayo. Icyo bita inyungu nyayo. Icyo bita inyungu nyayo mu Cyongereza ni net profit, mu Gifaransa ni profit net. Kutamenya inyungu nyayo mu Kinyarwanda ni inyungu nyayo. Inyungu nyayo rero ibarwa gute, cyangwa se kubera iki ugomba kuyimenya? Nukuvuga ngo kugira ngo ubare ko ufite inyungu nyayo, ugomba kubanza ukamenya ngo amafaranga yinjiye siyo nyungu. Amafaranga yose wacuruje, le revenu yose, sales amount, ntago ariyo nyungu ngo nuko wayacuruje.
njya numva abantu bahamagarana ngo uyu munsi se wacuruje, cyangwa mabuja wawe cyangwa se sobuja cyangwa se boss, wowe wasigaye ku kazi, wajya kumva araguhamagaye ngo uyu munsi ngo wacuruje angahe, nawe ukavuga ngo nacuruje miliyoni 2. Aha, wacuruje miliyoni 2. Ukimara kumva ko yacuruje miliyoni 2 ugahita uvuga ati uyu munsi twungutse. Mwayacuruje ariko si yo nyungu. Ako kantu gakurikire, gatekerezeho. Murayacuruje yego, ucuruje miliyoni 2, ariko ntabwo izo ngizo ari inyungu. Amafaranga rero wacuruje cyangwa se yinjiye si yo nyungu, icyo kintu kimenye. Akandi kantu mu kuba ugomba kubara neza inyungu, kugira ngo umenye ko ari inyungu, ufata ayo mafaranga yinjiye ku munsi ukuremo igiciro cy'ibicuruzwa. Igiciro cy'ibicuruzwa. Ese ko wacuruje miliyoni 2, ubundi ibyo bicuruzwa wari wabiranguye angahe? Icyo ni icyambere. Wabicuruje yego, ariko se wowe wari wabiranguye angahe? Ako kantu nako kamenye. Nyuma yo kumenya igiciro waranguje ukagikuramo mu mafaranga yinjiye, ntago bihagije nanone kuba ubonye le profit net cyangwa net profit, ntago uyibonye. Gukuramo icyo waranguye si yo profit net gusa, oya, ahubwo ongera ubare ngo kwese nagiye kubirangura nakoresheje transport ingana iki. Byagiyeho transport, hari imisoro wasoze cyangwa uzasora, icyo nacyo ukibare. Hari ubukode bw'inzu bwaho ukorera, yaba ari aho ukorera, yaba ari inzu, yaba ari seta, bibare. Hari imishahara n'ibindi. Imishahara ukoresha abakozi, ukoresha abandi, kandi uzabahemba ku kwezi, kandi uzabahemba mu yo wacuruje. Rero nubara neza inyungu nyayo uzunguka nta kabuza, wowe ntaho uzahurira n'igihombo. Ariko nutabibara ukavuga ngo wacuruje gusa yinjiye, ukabara ko wungutse, niyo waba uri umukristo uzahomba rwose, kuko uzaba uri gushora igishoro, uzaba uri gukoresha igishoro. Imigani 23 umurongo umugani 27. Reka dusome mu migani 27 umurongo no wa 23. Haranditse ngo gira umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze, kandi ufate neza amashyo yawe. Gira umwete wo kubara uko imikumbi yawe imeze, kandi ufate neza amashyo yawe. Si ukubona gusa ko ufite imikumbi myinshi, ariko nimba unayifite, gira umwete wo kuyibara, ubare neza, ufate neza ayo mashyo yawe, kugira ngo ye kugucika rwose. Ni ibintu byumvikana, ntago bishingira gusa kuzi ijambo ry'Imana. Ibyo bintu ntago biri bushingire gusa ko wowe wamenye ijambo ry'Imana, ngo nukuri umukristo, ngo nujya gucuruza ngo uzunguka, kandi utakurikije amahame agenga ubucuruzi. Yesu ashimwe cyane. Icyo cyari cya kabiri rero, kutamenya inyungu nyayo. Icya gatatu, iyo wihaye kuvanga amafaranga, niba wihaye kuvanga amafaranga, menya ko uri ku muryango w'igihombo. Nubwo waba uri umukristo ukayavanga. Amafaranga uvanga n'ayahe? Kuvanga amafaranga ya business nayo mu rugo. Utangiye gufata amafaranga ukoresha muri business, utangiye gufata amafaranga ukoresha uri gucuruza cyangwa mu kazi, none uritangiye kuyafata ukayavanga n'ayiwawe mu rugo. Nimba ibi bintu uri kubikora, ntuzakangwe nuko ujya ukora worship team cyangwa ujya uridinga muri worship team. Ntuzavuge ngo nukuri umupasteri uzunguka, ntuzavuge ngo nukuri umushumba, ntuzavuge ngo nukuri umudiyakoni, ntuzavuge ngo nuko usenga Imana cyane, ntuzavuge ngo nuko ujya mu butayu. Ibyo bintu wibyitiranya, nshuti yanjye. Turi mu kiganiro menya nibi. Iki kiganiro ni menya nibi, ibi nabyo bimenye. Ntugatuma abavantara cyangwa abanyamahanga bakurusha gukora ibintu nk'ibi ngibi rwose, wowe kandi ufite icyo umurusha. Uri umukristo, ufite icyo umurusha, wakabaye ubibungabunga, ubisigasira, kugira ngo ibyo ukora byose bikuzanire inyungu. Niba rero ukivanga amafaranga ya business yawe nayo mu rugo, ibyo bintu bikupe, birekera aho ngaho, ntuzongere rwose. Ikindi, gukoresha igishoro nk'inyungu. Wowe ugafata cya gishoro twabivuzeho haruguru, ugafata cya gishoro wakagombye kuba uri gukomeza ukagishora, ugahita ukibara direct ko cyabaye inyungu
icyo gihe menya neza yuko urimo urica bizinesi yawe. Ikindi, kubara amafaranga yo kongera muri stock. Kutabara cyangwa kubura amafaranga yo kongera muri stock. Niba wamaze kuyakoresha ukajya mu gishoro ukagira gute, ibyo bizatuma nta kindi bizakuzanira, bizatuma utabasha kubona amafaranga yo kongera muri stock, kuko icyo gihe uba uri gucuruza stock utayongeramo. Icyo gihe rero uko byagenda kose ntabwo uzavuga ngo uri umukristo ngo uzunguka, wahomba rwose. Ibi ngibi uza kubisoma neza ukurikirane, ko ndagira ngo iyi podcast itaza gutinda. Ntabwo ari byiza yuko tuzajya dutinda muri podcast kugira ngo tutarambira abantu, kandi abantu baba bafite byinshi byo gukora rwose kugira ngo ibintu byose bigende neza. Nuza gusoma muri Luka 16 umurongo wa 10 uze guhera hejuru cyangwa unakomeza, ariko aha turaza kuhasangamo amagambo avuga kuba umwizerwa kubike. Umwizerwa kubike, uraza gusangamo amagambo ari buze guhura no kuba ushobora gucunga business yawe cyangwa ugacunga ibintu byawe nubwo byaba ari bike, ariko ukabibyaza umusaruro bikakubyarira inyungu. Cyo rero cyari cya gatatu, kutavanga amafaranga. Wivanga amafaranga yawe ya business nayo mu rugo kugira ngo utahomba rwose, kandi wari umukozi w'Imana, wari umuririmbyi, waramenye Imana byanyabyo, waramenye Imana, uri umukristo rwose usenga Imana, wajya kureba ukazasanga abantu baragutaramye, bagutaramyeho bavuga ngo kandi disi yari umukristo, musahombye ati uko tubona duhomba twe turi abapagani, tutajya mu rusengero nk'uko ajyamo, tutajya gusenga nk'uko asenga. Harya iyo Mana bundi mwe gutukisha izina ry'Imana, kandi ari mwe mwakagombye kuryubahisha. Bakristo nimwe mwakagombye gukora business mukunguka, kugira ngo muze kubona n'uburyo muvuga ubutumwa ku baturanyi banyu. Tujye ku cya kane twihuse. Ni ibintu 7 wakora ugahomba rwose nubwo waba uri umukristo. Bivuze ngo nutabikora ukazirikana ibyo ndi kukubwira, nta kizakubuza kunguka. Icya kane, gutanga ibicuruzwa ku ideni. Nimba ufite systeme yo gukopa, nimba ufite impuhwe nyinshi zo gukopa kandi uri gukora business, iki ni icya kane gishobora gutuma utaha ugahomba rwose. Turi mu kiganiro menya nibi. Uri umukristo ariko nibi nabyo urabikeneye kugira ngo ubashe kumenya rwose uko ugomba gusigasira no kubungabunga iby'Imana yaguhaye. Mu bwashize nureba mu biganiro byanjye uraza gusanga aho nari ndi kuvuga inyatsi. Ubwo utangira kuvuga ngo iyi ni inyatsi, reka da, ntabwo ari inyatsi, ahubwo wamanaginze nabi. Nubwo uri umukristo ariko hari principe cyangwa principles za management y'icyo Imana yaguhaye. Icya kane rero, gutanga ibicuruzwa ku ideni. Gute rero? Impuhwe nyinshi zishobora gusiga business yawe ibuze cash. Tutexe MOV. Ibintu byinshi iyo bibaye, ibintu byose iyo bibaye byinshi byari byiza bihinduka bibi. Ntabwo mvuze ngo mbabwirize mwe gutanga, mugomba gutanga, ariko nimutange avec calcul. Nimutange harimo umubare, nimutange murimo murasigasira, kuko no mu gusigasira iby'Imana yabahaye nabyo ni umugisha, nabyo ni ukutaya, icyo bita kwaya. Yego, nimufashe, murebe n'uburyo mwafasha umuntu. Ushobora kumufasha, wamara kumufasha ukamugira n'inama y'icyo ashobora gukora bitewe n'ibyo umufashije, kugira ngo ejo nawe bimwungukire, unamwigishe n'ijambo ry'Imana n'ibi ngibi ubimusobanurire, kugira ngo icyo umuhaye abashe kukibyaza umusaruro, nawe nakibungabunga neza kizamwungukira rwose. Impuhwe nyinshi zishobora gusiga business yawe ibuze cash, kandi wari umukristo. Shyiraho amategeko niyo wanabikora, ariko shyiraho amategeko y'ideni. Mubwire ngo nubwo nkopa, nubwo rwose ngukopye, ariko dore ukuntu mbigenza. Iyo nagukopye bisaba ngo igihe iki n'iki ube wamaze kungarurira amafaranga yanjye, ube wamaze kungarurira ibyo naguhaye. Shyiraho amategeko agenga iryo deni ugiye gutanga. Menya igihe n'uburyo bwo kwishyura. Shyiraho igihe.
n'uburyo uwo muntu wahaye aza kwishyura. Ibyo kandi nabyo ni vice versa. Nawe nimba uri gufata amadeni, niba hari umuntu wakwizeye akaguhereza ibintu ngo ucuruze, kubera ko uri kwiseta hariya ufite n'izina ryiza rya murokore, wakagombye kuribyaza umusaruro ukaba murokore koko muri quartier, ukaba murokore koko kuri business. Noneho abantu baguhereza ibintu byawe, nawe shyiraho amategeko y'uburyo ugomba kuzasubiza ibintu baguhaye, bagukopye. Yaba wowe uvuye gufata ideni nk'umukristo, yaba wowe uritanga nk'umukristo, shyiraho uburyo bwo kwishyura kugira ngo ibi bintu bimenye, kuko ni icyakane gishobora gutuma wacuruzaga ugahomba rwose. Gutanga ibicuruzwa ku ideni, iyo ideni ribaye nabi, rikozwe nabi, cyangwa ikintu kigakorwa nabi, tout excès est mauvais. Ibyo ni ibintu bisanzwe rwose. Ushobora kurya ibiryo ubishaka, ukabirya bikuryoheye, ukabirya ari byiza, ariko wabirya bibaye byinshi, aho kugira ngo bikugirire umumaro, ahubwo bikakurwaza. Icyo bita kugwa ivutu. Ni ukurya cyane ariko ntugwe ivutu. Rinda business yawe, umenye ngo ndayikura hano, iki nicyo yemerewe, n'iki nicyo yemerewe, ariko iki ngiki sinyemerewe. Icyo rero ni icya kane. Gutanga ibicuruzwa ku ideni, ibyo bishobora gutuma uhomba rwose kandi uri umukristo. Ibyo rero ni icya kane. Twakomeje, twagiye tujye ku cya gatanu. Niba udashobora kumenya isoko, kumenya isoko ry'ahantu ukorera, ngo ujye ukomeza ukabute amakuru, information z'ahantu hatandukanye, umenye ngo nubwo wari uri kurangurira ahangaha, hari ahandi hantu quelque part nabo bafite ibintu bimeze nk'ibyo ucuruza, ariko kandi bo batangiye kugabanya, cyangwa bari ku giciro gito, bari ku giciro gishobora gutuma ubasha gucuruza neza. Ugomba kumenya isoko yaba ugiye gucuruza. Niba ucuruza ugomba kumenya ahandi ryavutse, isoko ugomba kurimenya. Nimba rero utamenya isoko ugahera muri bya bindi, ugahora muri bya bindi, hauna information, nta makuru ufite, ibyo bintu ushobora guhomba rwose, kuko ushobora kuzagumana ya stock wari ufite, ntumenye ko stock hari azabaye nyinshi, ngo umenye uburyo uvida stock uyicuruza uyimaremo. Ntumenye yuko hari abantu batangiye kubura stock ufite, ngo umenye ngo ubwo hariya byabuze kandi wowe ubifite urabicuruza gute, urabibungabunga gute, ntibari buze kukugabanyisha uko bishakiye. Kutamenya isoko rero nabyo icyo ni ikintu cya gatanu. None kugura stock nyinshi utabanje gukora ubushakashatsi, icyo nicyo nari maze kuvuga. Wowe ngo nuko abantu basanzwe bakugemurira, umuntu akakugemurira ibintu byinshi cyane kugira ngo umuhe kuri ya mafaranga wari usanzwe umuha, kumbe bya bintu bya didibye. iyo terme nigeze kuyumva mu giturage, numva umuntu aravuze ngo ape ngo ibyo bya didibye. Ndamubaza se kudidibya ni ibiki? Ibyo bintu bya didibye ni ibiki? Noneho arambwira ngo iyo uvuze ngo ibintu bya didibye ni ukuvuga ngo biba byabaye byinshi ku isoko, mbese wowe uracyabishakisha nk'ibyabuze kandi tayari byaramaze kuba byinshi. Rero iyo uguze stock nyinshi utabanje gukora ubushakashatsi, icyo gihe ushobora guhomba rwose. Kutumva ibyo abakiriya bakeneye, ukabura ahangaha wowe ugashaka kubazanira ibyo ushaka, kandi wowe ibyo ushaka ntago ari byo umukiriya akeneye. Ibyo ushaka ni ibyo ushaka, ariko ibyo umukiriya ashaka nibyo wowe ugomba kugira gute kumuhereza. Iyo utamenya rero ibyo umukiriya ashaka cyangwa akeneye, ushobora gushiduka ari wowe usigaranye ibidakenewe ku isoko, kandi ugahomba rwose, kandi wari umukristo. Ikindi, kutamenya impinduka z'ibiciro n'amarushanwa. Kutamenya impinduka z'ibiciro n'amarushanwa, hari ukuntu abarokore bakunze kwiyicarira bagatuza rwose, yewe ntibajya bumva n'amakuru ngo bakurikirane ahisi igeze, bakurikirane aho amakuru ageze. Wamurokorewe, uri gucururiza mu yihe si? Uri gucururiza mu yihe entourage? Ntabwo ushaka kumenya amakuru. Menya amakuru y'aho ibintu bigeze kugira ngo ubashe gucuruza ubizi neza. Rero iyo utamenye mu isoko, iyo utamenye stock uburyo uri buyongere cyangwa uri buyigabanye, ntumenye ibyo abakiriya bakeneye, ntumenye impinduka zagiye zihinduka, icyo gihe ntabwo ubuzi isoko.
icyo ni icya gatanu. Ntabwo ubuze isoko, ntabwo ubuzi isoko, ahubwo gira gute ushobora gushiduka wahombye. Muri Imigani 18 umurongo wa 15, Imigani 18 umurongo wa 15 muraza kwasoma, bifite texte ndende, ariko icy'ingenzi turi bukuremo nuko harimo ngo umunyabwenge ahora ashaka ubumenyi. Iri ni ijambo ry'Imana, duturanye naryo, tubana naryo, abakozi b'Imana barahari, ariko akenshi ntabwo bashaka kubivuga. Nge rero nashatse kujya nkora iki kiganiro kugira ngo n'abantu bamenye nibi. Ntabwo ari cyo gusa dukora, turanabwiriza, tukavuga n'ijambo ry'Imana, tukavuga n'ubutumwa, tukava nahanga tukajya imahanga, ariko abantu bakeneye kumenya nibi. Niwo mumaro. Ntacyo naba mbamariye, nta kintu naba mbamariye mu gihe naba narabashije gusobanukirwa ibintu nk'ibi ngibi, hanyuma nindangiza simbibahe kandi uri umukristo mugenzi wanjye. Nta kuntu abanyamahanga bazajya babona ibintu, niba bibone nabyo n'umugisha wabo, ariko twebwe abakristo tuba ari twe tuva ku isoko kweri, ari twe twakagombye kuba ari twe ducuruza, tugatanga intangarugero kwa murokore, hakaba kwa murokore, kandi mukagira amafaranga mu mufuka. Umunyabwenge rero ahora ashaka ubumenyi. Muri Imigani 18 umurongo wa 15. Haleluya. Twagiye, icyo cyari cya gatanu, tugiye ku cya gatandatu. Icya gatandatu mu bintu birindwi bishobora gutuma ucuruza ugahomba rwose kandi ukava ku isoko kandi wari umukristo. Icya gatandatu ni ikihe? Ni ukutagira disipurine. Yesu ashimwe cyane. Niba udafite disipurine mu byo ukora wahomba. Disipurine, uti disipurine kandi ije gute? Ugiye kumbwira uti disipurine ije gute? Niba udafite disipurine, nubwo waba uri umucuruzi, uri umukristo, ushobora guhomba. Gira disipurine mu gukoresha amafaranga yawe. Gira disipurine mu gukoresha amafaranga yawe. Wifata amafaranga yose wungutse cyangwa ufite cyangwa umaze gucuruza ngo uhite uyashora. Oya, ntabwo ugomba guhita uyashora. Shora gake gake, shora gake gake. Uko ushora gake gake niko bikurikirana na bya bindi twahereyeho, niko wiga isoko, niko wiga abakiriya, niko wumva abakiriya icyo basaba, niko ugenda wandika. Gira agenda yawe, ugenda unota, fata note. Gira discipline muri business, si ugupfa guhubuka. Runaka yagiye Dubai, nanjye nzajyayo. Uzajyayo se? Nufata itike ya Dubai, nimba tuvuge uyu munsi itike ya Dubai ishobora kuba igeze mu madolari 900 cyangwa 950 cyangwa $1000 kuri Rwandair n'ahandi. Tike yawe urayitanze ngo nuko wabonye runaka nawe yagiyeyo, si ugupfa kujyayo wa mukristo we. Banza ubare, fata discipline, ujye muri business yawe ufate discipline, uvuge ngo ndamutse nkuyeho iyi tike nkaza, ese nabasigaranye amafaranga ngahe njyanyeyo kugira ngo ibyo ndi buzane bize guhura na ya mishahara, na baba pangayi, na baba bakozi, na bya bindi, kugira ngo mba discipline. Niba udafite discipline wikwitwaza ngo urasenga kandi uri gukora business, uzahomba rwose. Muri discipline ukabaho utagira budget mu buzima, ukaba utuyubaho nta budget ugira. Ushaka gukora ibintu gutyo gusa tu, nta discipline, no budget. Kora budget ya buri kintu cyose mbere yuko ugishyira mu bikorwa. Mukomeze mukurikire kuko ngiye gusoza rwose, hasigaje ikintu kimwe. Kora budget. Kora budget y'ibyo ugiye gukora muri discipline, muri business. Ikindi, kora records, recordinga data zawe. Ibyo wacuruje byandukure ku munsi. Niba udashoboye kubyandika, fata. Niyo mpamvu bangaje abakozi. Angaje umukozi ubizi, uzagukorera za data entry. Hari ama softwares menshi amaze kubaho rwose, azi kubara neza, azi gucunga neza.
umutungo cyangwa business yawe, kora records kugira ngo ujye ukora data entry, ujye ubyinjizemo, kuko hari igihe ubikenera. Ni nabyo bigufasha evaluatinga, kureba, gusubiramo ngo mfite stock ingana iki, hakenewe ibingana iki, nibyo bigufasha. Iyo ni discipline muri business yawe. Nimba ibyo bintu bitarimo, nta discipline ufite muri iyo business, akaba nta discipline ufite, udashobora kubara bino bintu ngo bishyiremo, uba ufite budget, apana gupfa gushora uko wiboneye, uba ufite records ibyo ku munsi, sibyo? Noneho sasa ikindi cy'ingenzi, nimba udasavinga wa mukristo, ucuruza udasavinga, niba udasavinga, menya yuko uri mu kwica discipline yo muri business yawe. Curuza ariko ushakishe n'uburyo wakora saving. Ubutanzajya mbabwira n'imibare umuntu ashobora gusavingiraho. Hari ama pourcentage, cyo bita ratios, amarasio, hari ama pourcentage umuntu agenderaho kugira ngo amenye ngo nimba nacuruje aya ngaya ndasavinga ngaya, nimba ncuruza amafaranga ngana atya biransaba dépenses zitarengeje kangahe ku ijana ku munsi. Ibyo ni ibintu tugomba kumenya mwaba Kristo, ni ibintu mugomba kumenya mu buzima bwa buri munsi. Ndu mu manager, nkora finance, ngira inama abacuruzi. Niba uri umucuruzi ukaba uri umukristo, aho setena tu nakarusho, mpamagara icyambere. Niba byarakunaniye, ngusengere, ngusabire Imana imbaraga n'umwuka wera wajya kuyobora muri byose kugira ngo ubashe kumanaginga business yawe. Hanyuma nimara kugusengera na kugira inama, ubwire ngo kora gutya, wakoraga gutya, hoya hindura, kora gutya, kora gutya. Kwitwaza ngo urasenga, wasenga ariko kandi bikanga. Kubera iki? Na Bibiliya irabivuga, ijambo ry'Imana rirabivuga ngo nimubura ubwenge nzabata. Kora saving muri business yawe. Numara gukora saving, ongera ukore na reinvestment. Ongera winvestise. Niba utinvestisa ngo ukore reinvestment, warungutse ariko nta ushaka ko investisa no mu tundi tuntu, icyo gihe uhora uri hasi, abandi baragutambuka. Wikwitwaza rero ngo Imana ngo irakuzi, ngo Imana ifasha uwifashije. Haleluya. Reka dusome naha ngaha mu Imigani 21 umurongo wa 5. Imigani 21 umurongo wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibyo umunyamwete atekereza bizana ubukire, ariko ubwira bwinshi bwiriza ubusa. Sinzi niba cyari Kinyarwanda murimo muracyumva. Imigani 21 umurongo wa 5 haranditse ngo ibyo umunyamwete atekereza bizana ubukire, ariko ubwira bwinshi bwiriza ubusa. Manque de discipline. Uri indiscipline mu byo ukora, nta discipline ufite, bivuze ngo umunyabwira bwinshi bwiriza ubusa. Urahubuka, kandi nuhubuka urashiduka waguye muri loss rwose. Iri ni ijambo ry'Imana. Ariko umunyamwete bivuze ngo ni difference iri hagati y'umunyamwete n'umunyabwira. Ibi ni amagambo abiri atandukanye. Umunyamwete ukomeza udondanga, ushyiramo umwete, ugira gute, utekereza, ushyiramo discipline, ujya mu kwiga isoko, ujya mu kureba abakiriya, ujya mu kudahubuka, ujya mu tuntu twishi, ibyo byose ukabanza ukagenda ukaba ufite umwete. Bivuze ngo nta gucika intege. Ibi rero bizana ubukire. Ibi nibyo bizana ubukire. Ariko umunyabwira bwinshi bwiriza ubusa. Umunyabwira n'umuntu uhubuka, ahubuka mu bintu ukajya kumva arakoze ikintu, nta gutekereza. Nimba rero udatekereza ukaba ufite ubwira bwinshi, ushobora kwirirwa ubusa rwose, kandi waruzi ngo urakora.
Yesu ashimwe cyane. Iki rero ni cya gatandatu, kutagira discipline. Icyo gihe ushobora guhomba rwose kandi uri umukristo. Ushobora guhomba kandi uri umukristo. Gira rero discipline mu byo ukora, mu byo uvuga, mu byo utekereza. Shyiramo think big. Tekereza cyane mbere yo gukora. Wihubuka. Icyo cyari cya gatandatu. Tujye ku cya karindwi, turi hafi yo gusoza. Cya karindwi turi hafi yo gusoza. Ikintu cya karindwi nicyo ngira ngo mwiteho cyane kuko tugiye gusoza. Iki ngiki kiragira ngo kwitiranya kwizera n'uburangare. Ba mukristo we rero nkugezeho n'ubu. Ndakubwiye ngo icya karindwi nuko witiranya kwizera n'uburangare. Kwizera nshuti yanjye ntago ari uburangare. Wakizera ariko kandi utanarangaye, uri no gukomeza utekereza icyo gukora. Izere kuzunguka, izere kuzacuruzwa ukunguka, izere kuzabona amafaranga, izere kuzabona ubukire, izere ko uzabona ibyiza, izere yuko rwose ibintu byawe bizagenda neza, izere ko ya etaje uzayuzuza, izere ko, ariko ntago bivuze ko ugomba kugira iki uburangare. Iki ni cya karindwi rero, kwitiranya kwizera n'uburangare. Reka mbabwire, kwitiranya kwizera ntago bisimbura ibi bintu bikurikira. Kwitiranya kwizera ntago bisimbura ibi bintu bikurikira. Icya mbere, ntago bikuraho gukora research. Just write it down. Byandika aho ngaho hasi aho ngaho. Kwitiranya kwizera n'uburangare ntago bisimbura. Kwizera ntabwo, cyangwa kwizera Imana. Kwizera Imana ntago bisimbura kudakora research. Cyo ni kimwe. Kora research. Ntago bisimbura budget. Kwizera Imana ntago bisimbura budget. Kwizera Imana ntabwo bisimbura za records twavuze. How you make your daily records, data entry, daily data entry. Ni gute ubyinjiza? Cyangwa se abakozi bawe babyinjiza bate? Barecordinga bate? Batanga report gute? Daily report. Ese isetinze gute? Uri umukristo, urizera, ariko ntabwo bisimbura kudakora bino bintu. Kwizera Imana ntabwo bisimbura kugenzura stock. Kwizera Imana ntabwo bisimbura kugenzura stock. Nguvuge ngo umuntu nashyize muri stock ndamwizeye, ntabwo ashobora kwibeshya. Reka nkoresha ijambo kwibeshya, ne kuvuga kukwiba, ariko no kukwiba yakwiba. Nero kuba umwizeye kandi ukamwizerera mu Mana yasenga, kandi ukizera ko nawe uri umukristo koko, ntago bikuraho ko uzagenzura stock yawe. Byandike, shyiraho. Nimba wari unkurikiye, andika. Niba ufunguye ikiganiro ugahita wumva ibi bintu, subira inyuma utangirire ku mwisho uko natangiye, bikurikirane rwose. So, kwizera Imana rero ntago bisimbura nanone gucunga abakozi. Cyo nta kivuze. Ngurizeye. Kwizera Imana ntago bisimbura no gucunga abakozi. Abakozi bawe ba managing neza kandi ubacunga, kandi ubahozeho ijisho. Njyambona hari abazana na kamera, za kamera ya security, za security kamera bazishyiraho. Dore ko technology yaraje ni nyinshi, ushyiramo kamera hariya ukanabigendana ku buryo ushobora kugiye bigendana no muri telefone, kagenda ureba abakozi bawe eske bari mu kazi ntibagataye. Kuko igihe nacyo igihe ni inyungu, igihe ni amafaranga. Time is money. Hari ushobora kuba wizeye umukozi ukamwizereramo, kumbe iyo havuye ahita nawe yigira mu biganiro, cyangwa akava mu iduka, cyangwa akajya n'ahandi.
akazi. Hari n'abakozi birirwa bizengurutsa mu ntebe, hari abakozi birirwa kuri za WhatsApp, hari abakozi birirwa kuri za interineti za bacatinga, hari abakozi birirwa muri za YouTube, hari abakozi birirwa kuri za TikTok barimo barareba challenges tugezweho. Now kwizera rero Imana ntago bizasimbura gucunga umukozi wawe wa mukristo we, please, ntago bizasimbura gucunga umukozi wawe. Niba rero ibi bintu utabikora, menya yuko uzahomba rwose, utashingiye kuvuga ngo nukuri umukristo. Kwizera Imana ntago bisimbura kumva abakiriya, ntago bisimbura kumva abakiriya. Nuko wizera Imana, yizere yego, ariko noneho ntago biri busimbure no kumva abakiriya muri business yawe. Ese umukiriya yakubwiye ngo iki? Ese umukiriya aho ntiwamuhaye ikintu kikaza kumugwa nabi, nagaruka akakubwira ati cya kintu wampaye cyanguye nabi, menya impamvu. Nta makuru yo kwica ubusa na makeya muri business. Ushobora kukubwira gutyo ugahita wumva ko kumbe ya stock ufite, tuvuge ni ya stock wari ufite yatangiye kugwa nabi abakiriya, kandi uko igwa nabi umukiriya umwe, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, niko bazabwirana ntihongere kugaruka, bavuga ngo kwa Murokore haba ibintu bibi. Ibaze kweri, kwa Murokore haba ibintu bibi, ariho hakagombye kuba ibintu ahubwo byiza by'intangarugero. So rero iki ni cya karindwi, ari nacyo cya nyuma mu bintu birindwi. Ngiye nibyo nababwiye, ariko hari n'ibindi byinshi, cyangwa uko tuzakomeza tuganira nzakomeza mbabwira n'ibindi byinshi bishobora gutuma uhomba kandi wari umukristo. So rero kwitiranya kwizera n'uburangare, ibyo bintu ntimuzabyitiranye, kuko nudakora bino bintu byose uzaba wibanda ku burangare gusa, wibera mu burangare gusa, kandi umusaruro w'uburangare ni uwuhe? Ni uguhomba nyine, ukava ku isoko kandi wibwiraga ngo uri umukristo. Ibyo bintu ni birindwi, ngira ngo murabyumvise. Wenda ntitwabura no kuvuga n'utundi tuntu mu gihe turimo turasoza ikiganiro cyacu. Mu byo twavuze byose wabyumvise ko ibyo bintu birindwi uramutse ubikoze ukabikora wahomba rwose, ariko nucukubiri nabyo uzunguka rwose, uzashyira mu bikorwa ibingibi nakubwiye. So guhomba si uko buri gihe ari umuvumo. Abakristo twirirwa duhura nabo batubwira ngo rwose nari natangiye aka business, nari natangiye akazi kanaka, nari natangiye gukora tuno tuntu, ariko haciyeho igihe gitoya mba ndahombye. Niba ari umuvumo ngo ni umuvumo, oya, banza utekereze ibintu twavuze niba nta na kimwe kikugonga. Guhomba rero si uko buri gihe ari umuvumo, oya, n'umuvumo ubaho, ibyo nabyo tuzabiganira. N'umuvumo ubaho, n'injyatsi nk'uko twabivuze nazo zibaho, ariko hari igihe ushobora kwitiranya inyatsi, hari n'igihe ushobora kwitiranya umuvumo, kandi atari byo, kandi ari wowe ufite ikibazo, ugomba gucunga ahantu biri gupfira. Guhomba rero bishobora guterwa n'ibindi bintu bitari ibyo ngibyo. Reka turebe wenda nk'ibintu bishobora gutera guhomba. Ahantu hatavuga ngo nakomeje kuvuga ibyo bintu, wenda sinanababwira ibindi bintu bishobora gutuma nanone biterwa no guhomba bindi, reka mbibabwire. Mu gihe turimo turakora resume, hari ibindi bintu nanone bishobora gutuma uhomba. Ni gufata imyanzuro mibi. Gufata imyanzuro mibi yaguhombya rwose, wibyitiranya n'umuvumo rero. Nimba ufata imyanzuro mibi wahomba, ntaho bihuriye n'imivumo. Nimba ukora management mbi wahomba, ntaho bihuriye n'umuvumo. Niba isoko rihindutse wahomba, ntaho bihuriye n'umuvumo. Isoko ryahindutse ariko ntiwabimenye, icyo gihe wahomba, icyo si umuvumo rero. Abakiriya bagabanutse, bashobora kugabanuka, abakiriya bakagabanuka, ibyo nabyo byaguhombye, ntaho rero bihuriye n'umuvumo. Ahubwo nuko utamenya, no kudakora information research kugira ngo umenye ko abo bakiriya banagabanutse. Ibiciro byazamutse cyangwa byamanutse, ibyo byaguhombye nabyo. Nimba utabimenye si umuvumo.
hari n'abandi bashobora kuguhombya, abafatanyabikorwa baguhombya, warahisemo nabi, uzi guhitamo umuntu muri zafatanya, kumbe ni umuntu mubi, ni umuntu rwose udafite indangagaciro zihuye n'ibyo muri gukora. Kutamenya rero kumwevariwetinga ngo umurebe, umenye, ugire amaso y'umwuka yo kumenya ngo uyu muntu, amaso y'umwuka yo kumenya ngo ese uyu muntu bimeze gute. Kandi ntabwo uzamumenya udakore za research zose na za analize zose twavuze. Afatanya ibikorwa bawe rero nabo baguhoba. Mu yandi magambo rero, banza wisuzume, usenge, wige kandi ukosore. Banza wisuzume muri wowe, numara kwisuzuma usenge, hanyuma usenge kandi ugamije gukosora kugira ngo business yawe igende neza. Turimo turasoza. Ariko reka mbereke ibyo mwakenera nk'umukristo. Kankwereke ikintu wakenera, ibintu wakenera nk'umukristo kugira ngo rwose ibintu byawe bigende neza. Ibintu bitatu umukristo w'umucuruzi akeneye. Ibintu bitatu umukristo w'umucuruzi akeneye. Icya mbere, akeneye Imana, kuko uri umukristo. Icya mbere, ukeneye Imana. Uyikeneye gute? Uyikeneye kugira ngo uyoborwe n'ubwenge bwayo. Ukeneye Imana, icyo ni kimwe. Umukristo ukeneye Imana kugira ngo uyoborwe n'ubwenge bw'Imana. Icya kabiri, ukeneye ubwenge. Bwa bwenge buzagufasha iki? Buzagufasha mu gufata imyanzuro myiza. Icyo nicyo nacyo uragikeneye. Icya gatatu, ukeneye discipline. Ya discipline ni izagufasha gucunga neza iby'Imana yaguhaye. Ibyo bintu bitatu urabikeneye wa mukristo. Icya mbere, ukeneye Imana kugira ngo Imana iguhe ubwenge bwayo. Icya kabiri, ukeneye bwa bwenge nyine kugira ngo bwa bwenge bugufashe gufata imyanzuro myiza. Icya gatatu, ukeneye discipline kugira ngo iyo discipline abe ari igufasha gucunga neza iby'Imana yaguhaye. Haleluya. Ibyo rero bigufasha iki? Cyangwa se ibyo wabikura he? Reka tuguhereze formule. Reka nguhe formule y'ibi bintu. Nufata kwizera Imana, ukizera Imana, ukayiteranyaho ubwenge bwayo, ukayiteranyaho ubwenge, ugateranyaho umurimo, ugateranyaho discipline. Umva kano kantu kumve neza. Turi gusoza. Wa mukristo wowe wankurikiye ndetse nawe ubona yuko ibi bintu bikenewe. Hari ikintu ngiye kuguha, formule yo kugira ngo ibyawe birambe. Formule ubumenyi bwo kugira ngo ibyawe birambe. Fata kwizera, uteranyeho ubwenge. Numara guteranyaho ubwenge, uteranyeho umurimo. Numara guteranyaho umurimo, uteranyeho discipline. Numara guteranyaho discipline, urabona business yawe iri gukura neza. Egal ko business yawe izakura neza. Iyo niyo formule. Kwizera plus ubwenge plus umurimo plus discipline, business yawe izakura neza. Ntukavuge gusa uti Imana izampa umugisha. Ibyo bintu byirinde. Ntukavuge gusa uti Imana izampa umugisha. Ibyo ntibihagije. Bwira Imana uti Mwami nk'ubwenge bwo gucunga umugisha uzampa. Nk'ubwenge bwo gucunga umugisha wampaye. Ntukabwira Imana rero gusa, ntukavuge gusa ngo Mana ngo wizere gusa. Ngo Imana izampa umugisha cyangwa Imana yaguhaye umugisha. Bwira n'Imana ngo Mwami mpa n'ubwenge bwo gucunga uwo mugisha uzampa cyangwa uwo mugisha wampaye. Umugisha wampaye. Reka twasoza, reka nsoze ngira ikibazo nababaza.
reka dusoreze kuri iki kibazo. Niba uyu munsi bizinesi yawe yarahombye, waba uri kuvuga ko ari umuvumo? Iki kibazo reka tugisorezeho. Ishobora kuba bizinesi yawe yarahombye, ese wamaze gutira conclusion uvuga ko ari umuvumo? Icyo kibazo kibaza ni umuvumo, cyangwa se hari ahantu wakoze ereri mu bintu twavuze? Ubu wavuga ngo ni umuvumo, cyangwa wakicara ukabanza ugashaka kumenya ikintu wowe ubwawe ushobora kuba warakoze nabi, aho kugira ngo wibaze ngo ubone bizinesi yawe iri guhomba uhita utira conclusion ngo ni umuvumo, uhita utira conclusion ngo ni inyatsi. Oya, banza wowe wisuzume, wicare ubanza ushakishe ahantu hose umenye ikintu wowe ubwawe ushobora kuba warakoze nabi cyatumye bizinesi yawe ihomba. Numara kubireba, numara kwicara ukabibona, uzabona rwose ahantu hari igisubizo, kandi ndizera ntashidikanya yuko ibintu byawe bizagenda neza. Ndizera ntashidikanya neza ko ubu ugiye gukora bizinesi yawe neza kandi bikagenda neza uri umukristo, maze tukajya duhora tuvuga ngo kwa murokore, kwa murokore, ibintu biri kwa murokore, ibintu biri kwa murokore, ibintu bigenda neza ni kwa murokore, ubukire ni kwa murokore. Kubera iki dushobora gukena turi abakozi b'Imana? Kubera iki dushobora gukena turi dukorera Imana? Kubera iki byacu ari byo bigomba kuzamo ibintu bidafatika kandi dukorera Imana? Rero banza wicare urebe, wisuzume nimba atari wowe ufite ikibazo. Ndabashimiye kubwo gukurikira iyi podcast mu kiganiro Menya Nibi. Nukuvuga ngo naho ubutaha tuzajya tubabwira ibibazo mukunda kwibaza, kandi muri abakristo rwose tuje kubitaho kugira ngo twubake umuryango wa gikristo neza. Kandi namwe mutarakizwa, namwe mumenye yuko ubu iyi niyo gahunda ihari. Nimwige ijambo ry'Imana, nimukize rwose, nimwakire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko aribwo buzabayobora. Kuko hirya y'ibyo ngibyo mufite, uko bizagenda kose, mumenye yuko hari fin y'umuntu, hari aho ubuzima bw'umuntu burangirira. Ese iyo ubuzima bwawe burangiye, cyangwa niba uzarangira, wowe uzaba utwaye urubanza rumeze rute imbere y'Uwiteka yawe, imbere y'Imana yawe? Mwakoze rero kudukurikira. Imana ibaha umugisha kandi ibiteho mu izina rya Yesu Kristo. Amen.